Ubusanzwe henshi mu turere tw'u Rwanda mu gutwika amakara hakoreshwa uburyo bwa gakondo bwo gushyira ingeri z'ibiti mu gitaka ubundi bagashyiramo umuriro bagacanira. Ubu buryo bukaba butuma hakoreshwa ibiti byinshi ariko umusaruro ukaba muke kandi ubwo buryo bukagira ingaruka mu kwangiriza ibidukikije. Kuri uyu wa kabiri ariko itsinda ry'Abahorandi bibumbiye muri sosiyete yitwa North Development Entrepreneurs byerekanye ko hari uburyo bushya bwo gukora amakara bwitwa Blue Charcoal. Ubu buryo bukaba bwifashisha ibiti ariko bagakoresha irindi koranabuhanga rituma ibidukikije bibungabungwa. Murererehe Sabin ni umushakashatsi ku bicanwa akaba anacuruza amakara yikoreye mu buryo bwa kijyambere. Avuga ko uburyo bwa kijyambere bufasha kubungabunga ibidukikije kandi bugatanga umusaruro utubutse. Ntabwo ari umuriro utwika amakara, ahubwo bacanira umwuka akaba ari ugenda ugatwika ibiti ushyushye. Umwuka ushyushye ari utwika ibiti bikabyara amakara. Ibyo rero bituma kubyerekeranye na ya myuka ihumanya ikirere igabanuka cyane. Umuyobozi ushinzwe amashyamba mu kigo cy'igihugu cy'umutungo kamere Dismas Bakundukize nawe avuga ko ubu buryo bushya bwo gutwika amakara bwitwa Blue Charcoal buzanywe na kampani y'Abahorandi buzafasha mu kubungabunga ibidukikije by'umwihariko amashyamba. Inyungu zabwo ikintu cya mbere harimo ije twakwita gukoresha ibidukikije nangwa se gukoresha amashyamba ku buryo burambye, kuko harimo gusarura ariko ukanatera. Dismas Bakundukize avuga ko kandi ubu buryo bwa Blue Charcoal buzatanga umusaruro wa 50% by'umusaruro ukomoka ku bicanwa mu gihe ubundi bwari busanzwe butarenza 30%. Kugeza ubu ibicanwa bikoreshwa mu Rwanda ahanini bikomoka ku nkwi biri ku kigero cya 57%, naho amakara akoreshwa ku kigero cya 23%, 6% biva ku mbagara, naho 14% nibikomoka kuri petrol. Dona Yamuremye, Televiziyo y'u Rwanda. There are some groups, some cooperatives who have started organizing themselves.